Hey guys, turabaramukiza neza cyane bakunze badusaba umuremyi Eric Official mwebwe mukomeza kugenda mudukurikira mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. So guys, kuri uyu munsi twagira ngo twibande tuti ese ni iki gihatse intambara iri kubarizwa mu bice bigiye bitandukanye by'isi? Ni amakuru ya none cyangwa se amakuru mashya, amakuru agezweho? So guys, nk'uko mwayibonye muri ino minsi hari intambara itoroshye iri kubarizwa muri Middle East, aho igihugu cya Israel gifitanye ibibazo cyangwa se gifitanye intambara na bimwe mu bihugu bituranye nka za Lebanon cyangwa se izwi ku izina rya Liban, hakaza igihugu nka Palestine, hakaza ibihugu nka Syria n'ibindi bigiye bitandukanye, byose bidahwema kwerekana ko biryamiye amajanja, utakibagirwa ibihugu nka Iran, ndetse abo bose bakerekana ko bashaka kwivuna umwanzi umwe w'igihugu cya Israel gifashwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu bikomeye byo ku mugabane w'Uburayi cyangwa se abanyaburayi. Ibi rero bigenda birushaho kugenda bifata indi ntambwe cyangwa se indi ntero, dore ko nko mu minsi yashize tugendeye ku byabaye, perezida w'igihugu cya Iran uzwi ku izina rya Ibrahim Raisi wayoboraga igihugu cya Iran yaje kuza kuba apfa mu kwezi kwa gatanu, aza kuza kuba yarapfuye mu ikoroka ry'indege cyangwa se indege yaje kuza kuba igwa mu misozi, ariko iyo ndege uwari uyitwaye cyangwa se uwari umupiloti wari utwaye iyo ndege amakuru yaje kuza kugaragara ni uko yari umwe mu batasi bakoreraga igisirikare cya Israel cyangwa se Mossad. Mossad akaba ari ubutasi bw'igihugu cya Israel, ndetse iyo ndege ikaba yari indege yari yarakorewe muri Amerika mu myaka yo hambere, kandi Amerika na Israel ni ikintu kimwe cyangwa se ni abantu bagendana. Ni ukuvuga ngo ntaho wagera, Amerika nibo bakuru ba Israel, Israel n'abana ba Amerika. Ubundi tugendeye ku mavu n'amavuko y'iriya ntambara ibarizwa hariya, byose biriya bintu bituruka mu gushingwa kw'igihugu cya Israel. Nicyo kintu cya mbere cyateye kutumvikana cyangwa se gukurura amahari no gukurura amakimbirane. Ubundi igihugu cya Israel cyaje kuza kuba gishingwa mu mwaka w'1948, biza kuza kuba bigirwamo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse icyo gihe igihugu cya Israel ubwo cyashingwaga cyashyizwe muri Middle East cyangwa se muri Aziya kugira ngo kibe nk'indorerezi, abantu benshi bamenye cyangwa se basobanukirwe iyi ntambara n'ikihatse, ndetse bagishyizeho babashyira muri Aziya cyangwa se baje kuza kuba bafonda igihugu cya Israel bagishyira muri Aziya, igihugu kiraremwa, ariko icyo gihugu cyari kigiye kubaho nk'intasi cyangwa se nk'aho kigiye kuba kibaho gicungana n'abo muri Aziya mu buryo bw'ibikorwa Amerika ishaka kuhakora, bahashinga military base, bahashinga intwaro za kirimbuzi, dore ko Israel nayo iri mu bihugu bitunze nuclear weapon, mu rwego rwo kugira ngo uwo batavuga rumwe na Amerika uri hariya cyangwa se igihugu kitavuga rumwe na Amerika cyangwa se bamwe mu bantu bo muri Aziya bafitanye ibibazo na Amerika, Amerika ibikize cyangwa se ibice cyangwa se ibashyira hafi n'izo ntwaro za kirimbuzi aho batemerewe gukora, dore ko intwaro za nuclear weapons zitemewe kuba wazakorwa cyangwa se ibihugu byose, dore ko kugeza aka kanya ibihugu bizitunze byiyongeremo igihugu cya Iran bimaze kuba ibihugu 10. Ibyo bihugu rero muri Aziya, usibye ibihugu nka za Israel, ibihugu nk'Uburusiya butunze nyinshi, ibihugu nka Korea ya ruguru, ibihugu nk'Ubushinwa, ibihugu nk'Ubuhinde, ibihugu nka Pakistan, ibyo bihugu muri makeya na Korea ya ruguru, nibyo bihugu byonyine muri Aziya bitunze izi ntwaro za kirimbuzi. Israel rero nayo nk'igihugu bashyize ahantu bazi ko batagishaka cyangwa se bagiye kugishyira mu kuneka, kizakinekera abanyamerika. Amerika yari ibizi ko igomba kugira urugamba rutoroshye. Muri make Israel mu gushingwa bafashe ubutaka bw'icyahoze ari icya Palestina cyangwa se igihugu cya Palestina, bagabanyaho ubutaka ariho hashinzwe Israel kugeza magingo aya kanya. Bikaba nimwe mu mpamvu y'amahari cyangwa se kutumvikana, kuko igihugu cya Palestina cyo cyavuga kiti Israel nk'umwana waje ejo bundi ushinzwe ku butaka bwacu, ni gute aza kuzambya ubuzima bwacu nk'igihugu twebwe cyanashinzwe ku butaka bwacu. Igihugu cya Palestina kikaba ari kimwe mu bihugu gifite bamwe mu barabu bagenzi babo, dore ko igihugu cya Palestina bavuga ko ari abarabu, bamwe muri bagenzi babo aho twavuga nk'abaperisi, abanya-Iran nabo bari mu bantu batumvikana n'igihugu cya Israel kugeza aka kanya, ndetse bakaba abantu bakunda gukozanya, dore ko nk'umuperezida wapfuye w'igihugu cya Iran Ibrahim Raisi yaje gusimburwa n'uwo bita Pezeshkian ubwo yarahiraga mu kwezi kwa munani, niba ntibeshye nzize mu kwa karindwi, yaje kuza kuba arahira, haza kuza kuba haragiyeyo umuyobozi w'umutwe w'ingabo za Hamas urwanira ubwigenge n'uko Palestina yaba igihugu kigenga gifite
ubwisanzure nk'igihugu kikagira n'abagihagarariye mu buryo mpuzamahanga. Isirayeli ikaba ibyanga itabikozwe yuko Palestina yaba igihugu cyigenga ku buryo cyaharanira uburenganzira bwacyo ngo babeho ari igihugu gifite uburenganzira bwacyo. Uyu rero wari uzwi nk'umuvugizi wa Hamas cyangwa se umutwe urwanira kwigenga kw'igihugu cya Palestina uzwi ku izina rya Haniye, yaje kuza kwerekeza mu gihugu cya Iran mu irahira rya perezida mushya uyobora igihugu cya Iran uzwi ku izina rya Pezeshkian wari usimbuye Ibrahim Raisi. Icyo gihe haza kuza kuba hagabwaho ibitero n'indege karundura z'igisirikare cy'igihugu cya Iran cya Israel reza, baza kuza kuba bamutsinda mu gihugu cya Iran. Ibi rero abarwanyi ba Hamas baravuze ati ntabwo tuzarebera, natwe tugomba kwihorera tugakora icyasabwa cyose. Ndetse aba barwanyi b'umutwe w'ingabo za Hamas ni abarwanyi bashyigikiwe n'ibihugu bigiye bitandukanye nk'ibi byo mu Barabu, nk'ibihugu nka Syria, Lebanon cyangwa se Liban, hakaza ibihugu nka Turukiya, hakaza ibihugu nk'Ubushinwa ndetse n'ibihugu nk'Uburusiya. Ibihugu byinshi bigenda bishyigikira abarwanyi bitewe n'uko impamvu barwana ari impamvu z'ukuri, bashyigikiye kwigenga ndetse n'uko baba igihugu gifite ubudahangarwa ku buryo kitavogerwa nk'ibyo Israel yo yanga ndetse n'Abanyamerika bakabyanga n'Abanyaburayi. Ibi rero byaje kuza gukurura ikibazo kitoroshye, aho abarwanyi bagiye batandukanye nk'umutwe w'ingabo zirwanira kwigenga kwa Palestina ari wo uzwi ku izina rya Hamas, muri Liban akaba ari abitwa ko ari aba Hezbollah nabo barwanira agasumburutso cyangwa se banga akagasuzuguro k'Abanyamerika cyangwa se Abanyaburayi bacisha muri Israel cyangwa se baza kubavogera muri Aziya. Israel itari nahasanzwe yaraje abasanga ariko abishaka kubagenzura cyangwa se bigiraho umuyobozi. Ndetse hakaza n'abazwi ku izina ry'aba Houthi, abo ngabo bakaba babarizwa muri Yemen. Abo bose iyo mitwe uko ari itatu ikomeye, dore ko ari imitwe idasanzwe ifite n'ibikoresho bya rurangiza cyangwa se ibikoresho bihambaye. Iyi mitwe yose ntabwo ikozwa ibyerekeranye n'ibi bintu bya Israel, dore ko bakunda guhora batana mu mitwe mu buryo bwo ku rwego rwo hejuru. Ibi rero bigenda birushaho kugenda bifata indi ntambwe, dore ko nk'umwe mu baperezida ariho tujya ngo tunagaruke n'umwe mu ntambara iri kurangwa hagati y'igihugu cya Ukraine ndetse n'igihugu cy'Uburusiya. Perezida Biden yamaze mu biganiro yabasha ko yajyana mugenzi we Zelensky uri gutamba abanya-Ukraine cyangwa se uri kugenda akora mu kwaha kwa bampatse ibihugu bamushora mu ntambara, dore ko bashakaga uburyo ukuntu babasha kuba bashyira igihugu cya Ukraine muri NATO cyangwa se mu muryango w'ubufatanye mu by'ubutabazi bya gisirikare. Gusa Uburusiya bwarababwiye ati mukabigerageza, intwaro za kirimbuzi turaza kuza kuzishyira hafi n'umupaka ku buryo kurasana byeruye, cyangwa se intwaro za kirimbuzi zongera kwifashishwa nyuma y'umwaka wa 1945 ubwo zaraswaga muri Nagasaki na Hiroshima. Ibyo bikomeza kugenda bifata indi ntambwe, dore ko perezida w'igihugu cy'Uburusiya Perezida Putin yaje kuza kuba atanga tansiyo idasanzwe, aho yaje kuza kuba avuga ati birashoboka yuko hano ngaha mu gihugu cy'Uburusiya dukwiye kuba twahindura amahame cyangwa se bimwe mu byo twari twaremeje mu buryo gukoresha bw'intwaro za kirimbuzi. Ati birashoboka mubashe ko mwahindura amwe mu mategeko ku buryo bw'uko isaha n'isaha zishobora kuba zakwifashishwa mu gihe cy'uko bikenewe, kuko Abanyamerika n'Abanya-Ukraine ati baracyakomeza kohereza ibikoresho byinshi. Ubwo Biden yahuraga na Perezida Zelensky w'igihugu cya Ukraine, yaje kuza kuba amwemerera izindi miliyoni zigera kuri 375 z'amadolari mu rwego ufasha mu bya gisirikare cyangwa se bije mu rwego rw'intwaro. Izi rero zikaba zingana miliyoni 183 zo mu mayero. Ibi rero bikomeza kugenda bifata indi ntambwe, dore ko byerekana ko umwuka w'intambara uri kugenda tutumba, dore ko Uburusiya bwo bukomeza kugenda buvuga buti nta mpamvu z'uko Ukraine yahoze iri bimwe mu bihugu byari bigize USSR cyangwa se leta zunze ubumwe z'Ubusoviyete, mwabasha kuba mwahashinga base, dore ko Abanyamerika bashatse kuhashinga military base nk'uko bakunda kugenda babikora mu bice bigiye bitandukanye, kugira ngo baneke cyangwa se bagenzure bimwe mu bikorwa mu gihugu cya Russia cyangwa se mu gihugu cy'Uburusiya. Ibi Putin yaje kuza kubyamaganira kure, aravuga ati ibyo bintu mwamutse mubikoze, ibyo ni ubugenzuzi cyangwa se nko twijyaho nk'abapolisi b'isi, aho muzaba mutugenzura. Ati nk'igihugu gifite ububasha cyangwa se amwe mu masezerano twasinye mu gihe leta y'Abasoviyeti yazaga kuza kuba isenyuka, twemeje ko nta gihugu kigomba kuba cyari kigeze Soviet kigomba kuba cyagera gute cyabasha kuba cyazayoboka ibyo bihugu byanyu cyangwa se ngo kijye mu banyamuryango banyu. Ati ibyo byazadushyira mu kaga gakomeye, ndetse icyo gihugu kikaba ari n'igituranyi cyacu. Ati ibyo ngibyo byatuma igihugu cyacu twabaho twibombarika yuko isaha n'isaha tuzaraswe. Ibi rero bigenda bikomeza gushyira tansiyo ya danje cyangwa se tansiyo kuri urwo hejuru mu byerekeye n'intambara cyangwa se imirwanire. Ibi rero none bikaba bishyira bigana yuko mu minsi ishize harimo tutumba intambara idasanzwe hagati y'umupaka w'igihugu cya Israel ndetse n'igihugu cya Lebanon cyangwa se Liban, ndetse n'ibihugu nka za Syria cyangwa se n'ibihugu byinshi bigiye bitandukanye. Ibi bikagenda n'abasirikare bagiye bakomeye b'ibihugu nka Syria cyangwa se abasirikare bagiye bakomeye nk'ab'igihugu cya Iran, nabo barahiriye
kuba basubiza cyangwa se kuba nabo ubwabo bagira ibitero bidasanzwe bagaho ku gihugu cya Israel. Ibi rero bikurura umwaka w'intambara cyangwa se umwuka w'intambara kugenda uba ku rwego rwo hejuru, dore ko Perezida Putin yamaze guteguza ko isaha n'isaha n'intambara ishobora kurota bakaba bakozanyaho, cyangwa se bimwe mu bitwaro bya kirimbuzi bikaba byakongera kwifashishwa mu mateka y'isi hahitanwa abatari bakeya. Ibi rero bikomeje kugendana n'uko umwuka w'intambara urimbanije, dore ko ejo bundi ingabo za Hezbollah zaje kuza kuba zirasa amamiseri n'amaroketi, dore ko baje no kuza kuba bagaba ibitero bidasanzwe ku gisirikare cy'igihugu cya Israel mu mujyi mukuru cyangwa se mu murwa mukuru, ndetse Mossad bakaba bari bayirasheho, ndetse igihugu cya Israel kikaba cyaragabye ibitero bitari bikeya ku basivili cyangwa se n'abantu benshi bagiye batandukanye mu gihugu cya Liban, kibabwira abaturage ati mwitandukanye n'abo barwanyi ba Hezbollah, bitabaye ibyo turabamarira ku icumu cyangwa se turabica, uwo mutwe wa Hezbollah tugomba kuwurimbura ku isi yose. Ndetse ibi ngibi byose bikaba bije nyuma y'uko umwe mu bakomando badasanzwe cyangwa se umwe mu bakuru b'igisirikare cya Hezbollah, umwe mu bakomando bayo bo mu maranka yo hejuru, yaje kuza kuba yicirwa mu gitero cya Israel cyaje kuza kuba kigabwa ku murwa mukuru w'iki gihugu cya Liban uzwi ku izina rya Beirut. Uyu rero akaba yarazwi ku izina rya Fuad Shukri, akaba yaraje kuza kuba asangwa aho yari yaje kuza kuba yicirwa mu nyubako yari yarashweho n'igitero cy'ingabo z'igihugu cya Israel. Ibi rero bikomeza kugenda bishyira tansiyo yo ku rwego rwo hejuru, cyangwa se kwerekana ko intambara irimo iragenda itutumba, kandi iyi ntambara ishobora kuzangiza byinshi ndetse n'abigomoka ari benshi. Ibi bikagenda n'ubufasha budasanzwe igihugu cya Israel kigenda kibona, cyangwa se abagishyigikiye ari abanyaburayi ndetse n'abanyamerika, bigenda bituma abaturage benshi bo muri Aziya bagenda baba mu kaga, cyangwa se bagenda barusha kuba babaho mu buzima bw'ubwoba, cyangwa se mu iterabwoba rikomeye rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cya Israel kigenzi cyabo kibibafashamo.